dushimye Imana cyane nanone kuri uyu munsi w'amateraniro, umunsi twaje imbere y'Imana kugira ngo twakire ijambo ryayo, kandi Imana iguha umugisha kuba ubonetse imbere yayo mu buryo bw'amateraniro. Ndagira ngo rero n'ubundi kuko twasomewe imirongo y'uyu munsi, ndasoma imirongo mike gusa maze tubashe kumva icyo Imana itubwira. Mu gitabo cyo kubara igice cya 14 umurongo wa 6 ndageza ku murongo wa 8, Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane kubw'uyu munsi. Ijambo dufite ndetse n'isezerano ni amaso y'umutasi. Amaso y'umutasi, cyangwa se mu yandi magambo amaso yo mu buryo bw'umwuka, amaso yo kureba ikintu cyose ukakibona ukoresheje amaso y'ubutumwa bwiza. Iryo jambo y'amaso y'umutasi ndagira ngo turyumve muri ubwo buryo ko ari amaso areba acishije mu butumwa bwiza, ni amaso yo mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Rero uyu munsi duteranya ari icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 12, ndetse ukwezi kurangiza uyu mwaka. Imana ishimwe cyane rero kuko muri uku kwezi kwa 12 ngira ngo abakererewe baba bakiri gukora ingamba z'umwaka utaha, umwaka mushya. Abatinze kugira imihigo, abatinze guteganya ibyo bazakora, kuko mu gihe nk'iki ngiki nibwo bamwe batekereza ibyo bazakosora mu buzima bwabo, nibwo bamwe batekereza ibyo bazashyiramo imbaraga. Ibyo byose rero cyane cyane muri uku kwezi kwa 12 ni ukwezi ko gutegura umwaka mushyashya, umwaka utaha wa 2021. Kubw'ibyo rero Imana iguha umugisha kuba ubonetse imbere yayo, waba uri hafi kandi waba uri kure, aho uri hose uri imbere y'Imana. Ni umugisha ukomeye cyane, kandi Imana ishaka kuguha umugisha no kukugirira neza. Nubwo rero umwaka wa 2020 wakugendekeye uko wawubonye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari impamvu 3 kandi zifatika utagomba kwiganyira. Abana b'Imana ntabwo mugomba kwiganyira. Kuko ubundi abana b'isi kuko nta byiringiro bafite, kwiganyira ubundi batiganyiye cyaba ari cyo kibazo. Abana b'Imana rero nuvuga ngo iyo ni impamvu ya mbere yo kugira ngo wirinde kwiganyira, ahubwo umenye ngo Imana iguteganyiriza ibyiza. Yo n'amaso rero y'umutasi, n'amaso yo mu buryo bw'umwuka. Abatizera ntibafite Imana. Impamvu utagomba kwiganyira, uragomba kumenya ngo hari umugambi w'Imana. Hari umugambi w'Imana mu rugendo, hari umugambi w'Imana mu byo uhura nabyo, mu bibazo ibyo ari byo byose. Nukubera iki? Nuko no mu bibazo Imana izanamo ibisubizo. Hari uwashimye Imana mu akanya k'amashimwe avuga ati, nshima Imana kuko no mu kibazo nanyuzemo Imana yari yamaze gutegura igisubizo. Kubera iki? Kuko ntabwo habaho ikibazo hatari igisubizo. Imana ishimwe cyane kandi haba icyubahiro. Niyo mpamvu rero no mu rugendo rwo mu butayu Abisirayeli dukomeje kuganiraho bagombaga kumenya yuko hari umugambi w'Imana, hari umugambi w'Imana. Ikindi kandi bakamenya ko ari ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe kandi bwahamagawe. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Ikindi kandi nuvuga ngo icyo Imana ishaka ni ukuguha umugisha, icyo Imana ishaka ni ukukugirira neza. Reka mbabwire ngo Imana irashaka ko dusobanukirwa ko Imana yacu ari Imana y'urukundo. Imana yacu ni Imana idufitiye gahunda nziza. Haleluya. Ni Imana ifite umugambi mwiza. Imana ishimwe cyane. Icyo Abisirayeli bagombaga kumenya mu gihe bagombaga kwinjira i Kanani, nubwo bigaragara muri kiriya gice cya 13, bigaragara yuko mbere yo kwinjirayo hatumwe abatasi 12. Ni ukuvuga ngo buri muryango wose wo muri Isirayeli bashatsemo umuntu umuhagarariye abandi kugira ngo bagende binjire i Kanani, bajye kugenzura, bajye gukora itata rigenzura, itata ry'ibanze, kugira ngo basobanukirwe Kanani ukuntu hameze, basobanukirwe inzira zinjira n'izisohoka, barebe ukuntu harumbuka, mbese bazana amakuru bayazanire Abisirayeli.
ariko ikibabaje nuko 10 muri abo batasi bazanye raporo y'incamugongo, ndetse raporo yo gukabiriza, raporo y'igikabyo, byacitse byakomeye. Abantu baho ni abantu barebare, ni banini, baraza batera ubwoba Abisirayeli. Kamubwiye ngo bazanye raporo bayihereza abayobozi b'abayobora 1000, abayobora 1000 nabo batanga raporo ku bayobora 100, abayobora 100 nabo batanga raporo ku bayobora 10, noneho abayobora 10 batanga raporo kuri buri nyirurugo, noneho nyirurugo ajyana raporo mu rugo amenyesha umudamu n'abana. Icyo gihe bararabarira ijoro ryose. Igice cya 14 nicyo twasomye duhereye ku murongo wa mbere, ngo iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira, bumva byarangiye. Reka nkubwire ngo ikibabaje kandi gitangaje, noneho hepfo hariya ku murongo wa 4 ngo baravuga bati twishyirireho umugaba dusubire muri Egiputa. Niba hari ikosa rikomeye, reka nkubwire, ese bari gusubira muri Egiputa kubundi umuyobozi wabo nubwo babonaga Mose? Reka nkubwire ngo bayoborwaga n'Imana. Turagomba gusobanukirwa abayobozi kandi tukabubaha cyane. Ntago ari Mose bayoboraga, ahubwo nuvuga ngo bayoborwaga n'Imana. Imana yashyiraga ijambo ryabo muri Mose, maze Mose akababwira icyo gukora. Kubw'ibyo rero bari kwigaragambya no kugoma imbere y'Imana yabavanye muri Egiputa. Noneho icyo gihe bavuga ngo twishyirireho undi muyobozi adusubize muri Egiputa aho twavuye, ariko bakibagirwa yuko bavuye muri Egiputa bakanyura ku nyanja itukura, ni Imana yabaciriye inzira. Ese uwo muyobozi wari kugera ku nyanja itukura akabacira inzira ninde? Ntawe. Niyo mpamvu rero ahangaha Imana ishimwe cyane, kuko hari harimo noneho abatasi bafite amaso yo mu buryo bw'umwuka, aribo Yosuwa na Kalebu. Umurongo wa 6 ngo Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatasi icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo. Ni ukuvuga ngo baje imbere y'iteraniro, baje imbere y'Abisirayeli mu buryo bwo kwihana, baje basaba Imana imbabazi, baze baciye bugufi. Kubera iki? Kuko Mose nawe yari yamaze kwikubita hasi imbere y'Imana. Nuvuga ngo ntago yikubise hasi kwa kundi, ntago yapfukamye, ahubwo yikubise hasi, kuko ushobora gupfukama ukamanika amaboko bisobanura ko waneshejwe byarangiye. Ariko Mose ku murongo wa 5 yikubise hasi we na Aroni. Aroni yakoraga umurimo wo kwinginga Imana, yakoraga umurimo wo gusengera ubwoko bw'Imana. We na Mose na Aroni bikubita hasi. Yosuwa na Kalebu baza bashishimuye imyenda yabo. Ibyo ni ukwihana, baza basaba Imana imbabazi kubw'iyo raporo yuzuyemo kutizera. Reka mbabwire ngo raporo ifite kutizera, reka tuzabigarukeho ku cyumweru gitaha. Tuzabona uburyo Datani na Kora na Abiramu bunze ubumwe nk'itsinda ryo kutizera, maze Imana ihita ibahana n'ababo bose, yasamura ubutaka burabamira. Kubera iki? Kubera kutizera. Imana irashaka ngo tugiye kwizera muri uku kwezi kwa 12. Imana irashaka ngo twambuke uyu mwaka dufite kwizera, twambuke uyu mwaka tudafite amagambo y'urucantege, tudafite raporo ya yindi y'igikabyo, ya yindi yo gukabya. Reka mbabwire, aba bakozi b'Imana barimo Kalebu na Yosuwa bafite ijambo ryo kwizera bavuze. Ngo babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Imana ishimwe cyane. Urabyibuka mu gitabo cyo Kuva, Imana ivana ubwoko bwayo muri Egiputa, yarababwiye utumva rero manuwe no kubatabara, numvise gutaka kwanyu, kandi ngiye kubajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki. Imana ishimwe cyane. Reka uyu munsi ngwiginge 3 tugomba gufatiraho kugira ngo tubashe kugira amaso yo mu buryo bw'umwuka kandi tuyoborwe n'ubushake bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Icya mbere, turagomba kwikomeza ku ijambo mbere y'igihe. Mbere y'igihe no kwikomeza ku ijambo. Yosuwa na Kalebu baravuze ati icyo gihugu twagiye gutata ni igihugu cy'amata n'ubuki. Mu yandi magambo, bibukije rya jambo Imana yavuze mu myaka 40 yatambutse, bari bagikomeje isezerano. Reka mbabwire ngo mu kibazo duhura nacyo, niba ari n'ikigeragezo, niba ari n'umuntu kubereye ikibazo imbere yawe, wibuke ijambo ry'Imana yakuvuzeho maze uryikomezeho. Imana ishimwe cyane. Ibyo bizatuma uzana guhembuka mu itorero, ibyo bizatuma uzana umusanzu ufatika imbere y'abantu bacitse intege. Imana ishimwe cyane. Twabibonye ahangaha abantu bari baraye barira ijoro ryose, kandi kubera abatasi 10 bari batanze raporo y'igikabyo.
nawe tekereza nk'itorero tugira inama nkuru y'itorero, tekereza tuvuge muri assemblée générale noneho tuvuge ko yabigizwe n'abantu 12, assemblée générale yacu irenga abo ngabo, ariko tuvuge ko ari 12, noneho 10 muri bo bahuze ku kintu. Nuvuga ngo akenshi uko abantu batekereza ko ijwi ry'abantu benshi rigomba gutambuka, ariko Yosuwa na Kalebu baje bafite amaso akwiriye umutasi, noneho batanga raporo ishingiye ku ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero muri iki cyumweru tujye twubaka ku ijambo ry'Imana kandi tujye twikomeza ku ijambo ry'Imana. Yosuwa na Kalebu rero bajyanye n'abandi batasi, ariko bo bazanye raporo ishingiye ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu muri abanyamugisha cyane igihe cyose uri imbere y'Imana mu buryo bw'iteraniro, kubera ko mu iteraniro niho Imana iduha isezerano, iduha ijambo ryayo kugira ngo turyikomezeho, kugira ngo ribe igisubizo cy'ibibazo byacu, kugira ngo ribe inkomezi, kugira ngo riduhugure. Niyo mpamvu Kalebu na Yosuwa batanze raporo nziza, barakomeza baravuga bati cyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Haleluya. Mbese ntago bagifite ikibakingira, ariko ubundi barigeze bagira ikibakingira. Tuzabarya nk'imitsima, no kuvuga ngo ibyabo tuzabifata nta ngorane, tuzigarura icyo gihugu nta ngorane. Ntabwo Kalebu na Yosuwa bavugaga kurya abo abikanana, ahubwo nuvuga ngo imitungo yabo, kubera iki? Kuko abenshi bari barahiye ubwo baranagiye, nta bayobozi bari bagifite. Nuvuga ngo abayobozi b'ikanani bumvise ubwoko bw'Imana buri mu nzira buza, bahita birukanka barahunga baragenda. Nuvuga ngo abari basigaye rero nta kibakingira. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu kwikomeza ku ijambo ry'Imana ni ngombwa. Nuhura n'ikibazo ujye wibuka iki ijambo ry'Imana ryakubwiye. Imana ishimwe cyane. Erega buriya kwizera ni intsinzi ikomeye cyane, kandi kwizera kunesha isi, nk'uko muri Yohana wa mbere igice cya 5 hatubwira. Kubera iki? Kuko turi abana b'Imana igihe cyose twizera, kandi utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana. Mu Baheburayo igice cya 11 umurongo waho wa 6, udafite kwizera ntibishoboka ko ushobora kunezeza Imana. Imana ishaka ngo tugire kwizera kandi twizere ijambo yavuze. Iti manuwe no kubatabara, ngiye kubavana hano. Reka nkubwire ngo burya ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga. Abisirayeli baragiye bamererwa neza. Reka nkubwire mu butayu, nubwo ari ijambo ryitwa ubutayu, ariko ntacyo babuze. Imana yarabarinze, Imana yabanye nabo, yarabagaburiye, yabitayeho, ntibabuze umwambaro wo kwambara. Ariko icyo gihe none batangira bavuga ngo yewe ngo twishakire umuyobozi ngo dusubire muri Egiputa. Imana tubabarire cyane. Icya kabiri rero, hari ibyo ijambo ry'Imana rivuga, ibyo tubibone nk'ukuri. Imana yari yarabasezeranije yuko yabanye nabo kandi ko izabaha igihugu cya Kanani. Ntabwo rero Yosuwa na Kalebu bari gutinya ibigaragarira amaso. Akenshi tureba ibigaragarira amaso, ukareba Abanaki, ukareba abagabo barebare, ukareba inkuta uburyo zikomeye cyane, uburyo ari nini cyane, uti twashize. Umurongo wa 33 w'igice cya 13 ngo kandi twabonyemo abantu barebare banini, Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakatubona tumeze nkazo. Abo ni babatasi 10 badafite amaso y'abatasi, ngo twibonaga tumeze nk'inzige, nabo batureba bakabona koko turizo. None rero bari bafite ubwana, bakavuga ngo bagatera ubwoba Abisirayeli, bakambwira ngo twebwe bazaturangiza, ngo twebwe bazatumaraho n'abagore bacu n'abana bacu. Mbese iyo raporo batanze yatumye nukuri habaho agahinda kenshi ndetse no kurira n'umuborogo. Ariko Imana ishimwe cyane kubw'abagabo babiri Kalebu na Yosuwa bari bafite amaso yo mu buryo bw'umwuka kandi bahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro rero, kuko abangaba babashe kubona yuko abikanani nta kibakingira. Kuko Imana iri ku ruhande rwacu. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo muri iki cyumweru tumenye ngo Imana iri kumwe natwe, Imana iri ku ruhande rwacu. Abana b'Imana ntabwo tugomba kwiganyira iby'umwaka utaha. Abatizera bo mu burenganzira, ahubwo umuntu utizera Imana, umuntu utari umukristo, utarabyawe bwa kabiri ngo abe yarakijwe yarakiriye Yesu, uwo nguwo afite uburenganzira 100% bwo kwiganya no kwibaza iby'umwaka utaha, no kwibaza uko bigiye kugenda. Kubera iki? Kuko ntago afite ibyiringiro. Ariko Kalebu na Yosuwa bamenye yuko
harimo ukuri mu ijambo ry'Imana. Imana yavuze iti nzabana namwe, nzagendana namwe, nzajya ngutabara. Ni koko nzajya ngutabara, nzajya ngukiza ibikomeye byose. Nufata ijambo ry'Imana ukaryizera nk'ukuri, Imana izarisohoza kandi aho uzaba uri byanze bikunze. Ijambo ry'Imana rero, Imana ishimwe cyane. Icya gatatu rero, ibyo ijambo ry'Imana rivuga ujye ubonamo misiyo. Hari icyo Imana ibishaka yuko ugomba gukora mu gihe cyose wumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana yari yarasezeranye guha imiryango 12 ya gakondo ya Kanani. Noneho iyo miryango 12 buri muryango hari aho wagombaga kujya. Niyo mpamvu bagombaga kumenya ko hari mission, hari icyo Imana ibashakaho bageze i Kanani. Bageze i Kanani rero nabwo basanze yuko Imana yari yabateguriye imigabane iyawe. Nguko rero uko mission nyayo yatangiye, ndetse batangiye no kwakira ibisubizo biva ku Mana. Kubera iki? Kuko bahagaze mu isezerano. Natwe rero mureke dushyire ukwizera kwacu n'imbaraga zacu mu by'Imana yifuza. Imana yifuza ko ubwami bwawe bwaguka, abantu bakizwa, bakava mu byaha, bakamenya ukuri. Kubw'ibyo natwe icyo tukigire icyifuzo cyacu. Duhereye ku ntambwe za Yosuwa na Kalebu, mureke dushake imbaraga zo mu buryo bw'umwuka. Mureke tugire amaso mu buryo bwo kwizera. Mureke turebe ikintu cyose mu buryo bw'ubutumwa bwiza, mu buryo bw'urukundo rw'Imana. Nicyo kizadushoboza ntiduce imanza, nicyo kizadushoboza ntidutera abandi ubwoba. Tugire amaso nk'aya Mose, amaso nk'aya Yosuwa, ndetse amaso nk'ayo Kalebu yabashaga kurebesha. Imana niguha akazi ko gukora, ujye umenya ngo izaguha n'imbaraga zo kugakora. Nyuma rero ibyo uzahura nabyo byose bizajya biguhindukira umugisha, ndetse no mu bibazo uzajya usangamo ibisubizo. Imana ishimwe cyane. Nuhura n'ingorane kandi wibuke kuzizana imbere y'Imana nk'uko mu gihe cy'amateraniro. Ibikugoye, ibikuruhije ubizanira umwami Yesu, arabikuruhura. Muri Matayo 11:28, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ibyo uhura nabyo byose rero mu rugendo rwo mu butayu umenye ko ari ngombwa, kandi ko biteguza ibindi bisubizo birushaho kuba byiza. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo iki cyumweru wisobanukirwe kuri umwana w'Imana, ko Imana iri kumwe nawe, kandi usobanukirwe yuko Imana ishaka kuguha ibisubizo uko bwije nuko bukeye. Icyangombwa gusa ntitugomere Uwiteka Imana, dufate ijambo ry'Imana kandi tugire kwizera. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe himbazwa wabwe icyubahiro. Ni koko byari bikomeye mu gihe cy'Abisirayeli, ubwo raporo yari urucantege, ariko ushimwe Mana kuko buri gihe iteka ryose uba ufite abo wisigarije. Ni ukuri bahagarara mu ijambo ryawe, bakaryishingikirizaho, bakaribona nk'ukuri, kandi bakabonamo mission. Wakoze kubwo igihe kizaduhaye kugira ngo tube imbere mu buryo bw'ijambo ryawe. Ndakwinginga Mana kugira ngo hirya no hino mu itorero uwera w'Isirayeli Mana bizera, tubashe gufata ijambo ryawe, habeho kwizera, kandi ibintu byose by'urucantege, ibintu byose by'ibikabyo bikurweho mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana ushimwe. Mwami Yesu wavuze uti ndakora na Data arakora. Udushoboze kandi ubane na buri wese umuhe igisubizo akeneye. Uruwera kandi urakiranuka, ufite kugira neza kwishi kandi uruza kugira nabi. Ishimwe rero n'icyubahiro bibyawe uhereye none ukageza n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.